Reka ngusuhuze cyane wowe untegereye aho uherereye hose. Suhuze cyane abantu bankurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bankurikirana bari mu bihugu by'Abarabu, ndabizi mfite y'inkoramutima. Suhuze cyane abankurikirana bari ku mugabane w'Uburayi, Belgique, ndabizi ko muri yo ndetse na za Canada n'ibindi byose, no muri Amerika ndabizi ko hari abantu muzamunkurikira. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Bibiliya iravuga ngo ntugashushe inkuru y'umuturanyi wawe. Maze iminsi numva amakuru menshi cyane y'abantu bashusha amakuru y'abaturanyi babo. Ndeka mpere kuri Grace Room Minister ni umuryango. Mama Apostle Julienne, Pastor Julienne Kabanda, ni umubyeyi Imana yahamagaye ngakora umurimo cyane. Biratangaje cyane kubona wewe wagiyeyo ngo bakurambure ikiganza, ari we watwitse social media urimo usebya umukozi w'Imana. Yego ibyo twarabibwiwe kandi bizabaho. Nabo Yesu yagaburiye nibo bamubambye, abo yagiriye neza nibo bavuze ngo nibabambure Baraba ngo babambe Yesu Kristo wa Nazareti. Yugerageza urimita amagambo yawe, ureke gusebya umukozi w'Imana, kuko umukozi w'Imana amera nk'igiti gitemwe ariko kizacongera gushibuka. Uyu munsi ushobora kubona yasubiye hasi, ariko mu gitondo kimwe yakongera gushibuka akazana amababi y'ibitontome. Undi muntu mukozi w'Imana, Prophet Kimu, umukozi w'Imana Imana yahamagaye, nawe twagiye tumuvugaho amakuru menshi. Yamara guhisha inzu ku muturanyi wawe, zakabaye ibanga ryawe n'umuturanyi ukamufasha kuzimya iyo nzu, ariko umuturanyi wawe azahisha inzu nawe aho kugira ngo umufashe kuzimya ukabukongeza. Ndagira ngo nkubwire iki kintu wowe untegereye. Gabanya gusebya abakozi b'Imana, kandi niba wumva mu buzima bwawe nta cyaha na kimwe wigeze ukora, ukomeze ubasebye. Ariko niba nawe ubizi yuko wakoze icyaha, ugenda uvuge ngo Mana mbabarira, kandi nabo ubasaba imbabazi. Kandi ndagira ngo iki kintu mucumve cyane cyane abantu musenga. Biratangaje cyane kubona umuntu aba mu ikanisa akarimaramo igihe kirekire akabana n'umushumba, ariko umushumba yagira ikibazo, aho kugira ngo umufashe kugihandoringa akaba ari wowe wa mbere uja kumusebya. Reka nshimira aba Grace Room nagiye mbona ku mashusho media bagiye bashyigikira umubyeyi wabo Pastor Julienne Kabanda. Sinari najayo, nta nubwo nari naja gusengerayo, ariko njya mbikurikirana cyane. Reka nkubwire, by the way, we wahagaze ku birenge byawe ugahagarara ku mukozi w'Imana ugakomeza ukamuvuga amakuru meza, hari umunsi nawe ijuru rizo kuvuga amakuru meza. Jugerageza uvuge neza, ntaco bitwara. Biravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Ineza yawe nizagutera gukundwa, amagambo meza yawe niyazagutera gukundwa. Ubwo bucakura bwawe tibutuma tugukunda, butuma tugukomera amashi igihe gitoya, ariko ubuntu wagiriye abandi n'amagambo meza wavuze atuma tugukomera amashi no mu gihe uhaye utakiriho. Ino video wowe uyitegereye uyumvishe kandi ukumva hari ikigufashije, uyisharinge bagenzi bawe, kandi wongere wisubire nutisubira. Hari umunsi nawe jya wiga kubika amakuru y'abandi kugira ngo nawe bazobika amakuru yawe. Ndabakunda cyane, mujye mukora subscribe, mukore share, mukore comment, mushireho amalike, kandi niwumva wo bikora intoki zawe zikavunika uzabireke.
ariko niwumva wabikora kugira ngo izina ry'Uwiteka rihimbazwe, uzabikore wiyongeze, Imana izabiguhera umugisha. Ndabakunda cyane. Amazina banita Eva Daniel Gitangaza. Mubarikiwe sana.